Ghana, Togo, Zambia, Burkina Faso, Burundi ndetse na Togo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bizateranira ino iwacu mu Rwanda. Bizaterana bije kugira ute, uyu ni umukino w'amagare ugiye guhuza isi yose, kubera ko iyi champiyona y'isi y'irushanwa ry'amagare izabera hano mu Rwanda iwacu. Ubibuka ko mu Rwanda iwacu niho hantu heza habera ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Mwibuke yuko dufite sitade imeze neza, sitade yakira ibihumbi byinshi by'abantu, tukaba dufite arena ndetse iyi arena igezweho. Ibihugu biyifite ni bikeya ku ijana. Ubwo aya marushanwa azabera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bazaba bari kuzenguruka mu mujyi wa Kigali. Nk'uko mubibona, twahuye n'aba basore barimo bitoza kugira ngo bazabone uburyo ki baza mwari no rushanwa bashyushye kandi bameze neza. Abasore bacu b'u Rwanda biteguye gutsinda, ariko namwe murabizi twebwe irushanwa ry'amagare iyo turigiyemo buri gihe ntabwo dukunda kuba aba mbere, ariko turagerageza tukaza mu bice bya 10, bya 15, bya 7 gutyo. Noneho ngaho bazaza bahajemo abakinnyi b'ibihangange bigiye biturutse mu bihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ari igihe twazibura ugasanga tugeze ku mwanya wa 20 cyangwa wa 10, ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Nk'uko mubibona abasore bacu bambaye Visit Rwanda kuva hasi kugera hejuru, murababona mu myitozo k'uyu muhanda uhuza Nyandungu ndetse na Nyandungu. Uyu muhanda uhuza Nyandungu, umuntu utazi Nyandungu nawe ndaza kubamusobanurira. Nyandungu ni ahantu basura utunyamaswa dutandukanye, haba hariho utunyoni dufite amababa menshi. nawe muntu ushaka gusura Nyandungu, ushaka kureba ibyiza bitatse u Rwanda, waza Nyandungu warangiza ukatureba utwo dusimba. Wamara kutureba ariko wishyura amafaranga make, ntabwo ari menshi cyane ku buryo byakubuza kutajya kwirebera utunyamaswa. Reka tugaruke kuri irushanwa ry'amagare rizaba mu Rwanda mu kwezi kwa 12 tariki 22 z'umwaka wa 2025. Reka dukomereze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi nta bintu byinshi turi buhavuge, aho perezida waho akekwaho gukina amakomedi akiri mu itangazamakuru, akaba ari kwikinira amakomedi. Ntabwo ndi bubigarukeho cyane, bamwanditse ibintu byinshi. Ntabwo njya nivanga mu bintu bitandeba, ntabwo njya nivanga mw'ibi bintu, njye ntabwo bindeba. Icyo nshatse kubabwira ni icyo ngicyo kugira ngo mubashe kuba mwacyumva yuko hari inkuru yigeze kuhumvikana. Tariki 25 z'ukwezi kwa 7 hazaba imikino y'imyidagaduro, ndetse iyi mikino izaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2. Iyi mikino izaba igamije gushimisha abanyarwanda, ndetse n'abantu benshi bazaza bitabiriye bino birori. Nabyo ni mu bihugu bitandukanye, bizaba byateraniye ino iwacu mu Rwanda bije gususurutsa abantu. Ibintu by'ibitaramo sinjya mbikoraho, cyangwa ibintu by'imipira sinjya mbikoraho ibiganiro, ariko nakabaye mbibabwiye, ariko ntago ndi bubabwire ko ndabaciramo mu marenga. Ndetse iyi mikino izabera mu Rwanda ihuza ibihugu bigera muri 2. U Rwanda ndetse rugiye kuzakina ibi ntago ndi bubabwire kuko ninjiye mu bintu by'imikino, kandi ibintu by'imikino ntago byinjiramo. Yari incamake y'amakuru, mureke turambura amakuru. Muntu utarakora subscribe kuno muyobora wa YouTube channel Kidasamura Movie warahombye. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka tukuramburira amakuru yacu agezweho. Inkuru yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, inkuru nziza cyane ku banyarwanda, inkuru nziza ku batuye igihugu cy'u Rwanda. Ndetse muntu utuye mu gihugu cy'u Rwanda, ibi bintu birakureba kugira ngo ushyigikire abanyarwanda kugira ngo bagere ku ntsinzi. Muntu utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse utuye hanze hose, ariko uzi ko uri umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, iyi nkuru irakureba cyane. Impamvu ino nkuru iri kureba, ndetse mu Rwanda hari irushanwa ry'amagare rizaba tariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni wa 2025. Ndetse ibi bintu birakureba kugira ngo ushyigikire abanyarwanda bagenzi bawe kugira ngo bazatsinde. Nahuye nabo barimo bitoza bambaye Visit Rwanda kuva hasi kugera hejuru. Umuhanda wahuzaga Nyandungu ndetse na 15 ugana 12 niho barimo bitoreja. Imodoka bari bazibanye nk'uko namwe muri kubibona. Mu muhanda harimo amagare yonyine, ndetse n'izi moto zabo ziba ziherekeje ano magare kugira ngo nagira ikibazo bahite bagura izindi gare, cyangwa abaherekezwe ndetse na ambulance. Hari umuntu ukomeretse bahita bamujyana kwa muganga cyangwa bakamuvuza, ariko impamvu ambulance iba ihari bagira ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze.
namwe murabyumva, mukwiye gushyigikira bano basore bacu kugira ngo bazatsinde. Bamwe na bamwe bambwiye ngo ntabwo u Rwanda rwatsinda ano marushanwa kubera yuko nta munsi n'umwe rwigeze rutsinda, kubera yuko ndetse mwanya ibihugu bigiye bitandukanye birimo Malawi, Zambia, Togo, Ghana, nihaza buri mukinnyi umwe umwe, ni ukuvuga ngo u Rwanda ruzaba urwa nyuma, kubera yuko u Rwanda ibintu by'isiganwa ry'amagare ntago rwirebaho. Gusa baragerageza, noneho ngayibaze nimba buri gihugu hazazamo umuntu ukomeye uzi kunyonga igare. Natwe twavuze ati ariko natwe dufitemo abantu bakomeye bazi kunyonga igare. Umuntu ahise ambwira ngo reba ngo uriya ngo mwita akaradiyo, ngo uriya mwita akaradiyo se ngo niwe ngo uzanyonga igare. Ariko karadiyo we mwibuke yuko Eric Emmanuel Karadiyo ariwe muntu wigeze kwegukana tape ya 5, niyo mpamvu bagomeje bamwita Karadiyo, ngo niwe muntu ngo uzabasha guhatana agahangana. Uno musore nawe yigeze kwegukana umwanya wa 5, ariko ntago byatuciye intege yuko twebwe tutatsinda nk'abanyarwanda. Abasore bacu tubahaye icyizere, baduhe guwahedi batsinde ano marushanwa, turabategereje cyane. Ahubwo ikintu gisabwa no kubakubita sapoti kugira ngo ano marushanwa babashe kuba bayatsinda. Ngewe rero mbagezeyo nkuru twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku izina rya Kidasamura Movie. Imana ibahe byo kurya, ubuzima n'ubuzima, amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye. Umuntu ukigira kuno muyobora YouTube channel bwa mbere, kore subscribe kuri YouTube kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ariko nagiye ikintu natagenda mabwiye, umuntu ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kutwiyungaho, ushaka andikira ino nimero kuri WhatsApp 0784602885. Hari akazi kararikiwe abanyarwanda muri rusange. Aka kazi kakaba kazatangwa mwakuno kwezi kuri imbere tugiye kwinjiramo. Aka kazi nzabahereza nimero kugira ngo muzabashe kubona akazi nk'abanyarwanda, mukora amaboko mu mifuka mukore. Reka turangize inkuru yacu tuyisoreza hano tubabwira ngo mushyigikire abahungu bacu bazatsinde no siganwa ry'amagare, ndetse bambaye Visit Rwanda kuva kugera hejuru. Igihugu cyacu cyateye imbere, ni igihugu cyateye ubukombe, ni igihugu gikomeje gutitiza abantu benshi, cyangwa ni igihugu gikomeje gutera imbere. Abanyamahanga bakavuga ngo tugomba gusura u Rwanda, kuko u Rwanda tumaze kugeramo ibintu byinshi by'aba mukerarugendo bagomba kuza kudusura. Turabizi ko tubafite parike, tubafite inyamaswa zitandukanye, tubafitiye ibintu byinshi. Nk'ushaka kunyarukira i Musanze wagenda ukareba ibyiza bitatse u Rwanda. Nta bintu byinshi ndibwirirwa mvuga kuri ino nkuru, kuko icyo nabateguriye ni ukugira ngo bamenyeshe rino rushanwa ry'amagare rizabera mu Rwanda, rizahuza ibihugu byose byo ku isi, ariko umukino ukaba uzakirirwa mu Rwanda. Nagira ngo bamenyeshe ko u Rwanda ni igihugu gikomeye kandi ni igihugu kimeze neza. Mukurikirana izindi nkuru kuri Kidasamura Movie. Nongeye kubashimira, murakoze cyane. Imana ibahe ubuzima